bazanga imeze gute? Iyo ntago nanyizi kabisa. Bimeze bite? Umoto imburagihana yabuze gihamba. Umva iyo teme imburagihana yabuze gihamba. Ewe data ahubwo tuzongeraho ngo yabuze na gishingura. Ya murakaza neza cyane muri Sanga. Ya amazina yanjye amu Vegas Castillo aka Badman forever and ever, right? Yeah, actually so inumbero cyangwa se ikiganiro nyamukuru kidushishikaje twese no kureba ukuntu Champions Sans komeje gukura ikagenda kuva mu bwana bwayo kugeza aho igeze noneho ubuvivi n'ubuvivure, aho abanyarwanda noneho basigaye noneho bashishikajwe cyane bashamaje no kumva Champions Sans ni bwoko ki cyangwa se ese producinga umusaruro umeze gute mu banyarwanda, cyane cyane ko abantu benshi baratuza ariko icyo nzicyo demonstrate baratuzi. So nkaba nashakaga kugerageza kureba mu ncamake uko ibintu byifashe. None nkaba ndi kumwe n'abantu turi kumwe n'ubundi bakaba basanzwe n'abari dufata urugero ko ari nk'abakinnyi ba Champions Sans, tukaba twashaka kubabaza uko bimeze kuko birumvikana cyane ko baba bashamajwe no kuba bagiye hari icyo batangaza ku banyarwanda, cyane cyane ku batwumva ariko siritu urubyiruko n'abantu bafite intumbero y'ejo hazaza. So ndumva rero bitewe n'amaproje Champions Sans ifite muri iyi minsi, ndumva bafite target nyinshi cyane ariko by the way they have never even reached on their point right now, right? So reka duhere kuri sister wacu turebe ukuntu bimeze. Ya nkuko ibihe bigenda bisimbura mu iteka tumubaze atubwire muri make ya ukuntu byaba byifashe. Ya sister umwanya n'uwawe murakoze. Yes. Cyane amazina yanjye nitwa Esther. Cyane cyane ariko bakunda kunyita Fazira mu buryo bwo gukina filime nyine. Nitwa Fazira. Nanjye nkaba ndi umwe mu bakinnyi ba Champion. Okay, so ufite role imeze gute icyo ushishikariza abanyarwanda kugira bamenye cyane cyane nka Champions Sans Cinema Company, right? Nk'uko ubona abanyarwanda basigaye barayikinga cyane urwo rubuga rwanyu, ariko nanone numvaga yuko mufite ibikorwa cyangwa buri wese afite part cyangwa role akoshobora kuba yakina nkawe nk'umwacteur cyangwa umwactrice nk'uko tukubona. Ese ni nk'iyo role cyane cyane waba wenda ufite igaragaza ko ibyo ukora koko bifite future cyangwa bifite umusaruro w'ejo hazaza? Murakoze. Dori yanjye nyina yerekeranye harimo inyigisho igendanye n'ingo z'iyi minsi, cyane cyane uhereye mu bayobozi, se mu rugo babitwara gute, se byabyifashe gute nyine ndase mu baturage hanze, uburyo umuyobozi yitwara mu baturage hanze. Yego niyo rero nyina muri nyine nshaka kugaragaza buryo ki ubuyobozi bushobora guhindura imyitwarire yabwo bukagendera mu nzira nziza no mu mago yabo bikaba ari uko bimeze. Yego. Okay. So ese hagati aho ngaho abantu bemereye kuba mwakorana, ese nkuko wabibonye turabizi Champions Sans zivamo bana abakuze abashesha kanguhe, ese ntago murageza noneho ku kigero noneho cyo kuzana noneho n'abasaza kuko nawo mbona ari cyo kintu gisigaye. Se mu iyo target bimeze gute nk'umuryango mugari wa Champions Sans Cinema Comedy? Ese muri kino gihe mubona yuko mushizemo nk'abantu wenda n'urugero wenda bakuze bashesha kanguhe byo ntago byaryoha? Murakoze. Nabyo byaba byiza cyane ko muri filime yacu harimo ingero zose, harimo abana, harimo abapapa, harimo abasore, harimo inkumi, urugero rwose rurimo. Yes. Okay. Murakoze cyane. Sister wacu Esther turagukunda cyane. Okay, nkuko
umuhungu wanyu ndi hano nanone mbashishikariza gukora like subscribe kuri Champion Sons Cinema Comedy, mbabwira ngo tag your subscriptions please kuko ibyiza biri imbere. So twagiye rero, murakoze cyane. Hano turi kumwe n'umujene, umujene ndabona afite icyanwa ewana, wagira ngo ewana ari umutipe kera twitaga Manase wacuruzaga ewana akabenzi hariya, wagira ngo ewana ese mupfana iki bro? Banza ubwire. Nta kintu dupfana, ahubwo ngiye icyanwa cyanjye, ngiye ntago ndi umunyarwanda, ndi umwisiraheli. Inkomoko ni kuri ba Yesu, kuri ba Petero, ba Yohana etetera. Urakoze cyane, ndumva mumwumvishe cyane, umusore mwiza cyane hano ufite igihagararo n'igihe wanashinguye byatari 193. Urayifite sha ubu ngubu koko? Nuko nicaye. Hajyaje. Ubwo rero wa musore wanyu mwakunze kubona cyane wana yarabiciye kagahava ibintu bigacika. Amazina ye bakunda kumwita nimba ari inde, nawe araza kubibwirira wana nimba ari mudugudu nimba ari cyo, ariko byange bikunde umudugudu wana ushobora kuba kuwuyobora. So Kiramani yaribeshya, ariko uyu nguyu we none azaza none harenze byatari. Umva rero nkubwire, nagira ngo nkubaze ese urabona nkawe mu gihe kizaza, like a future forward life in our Champion Sons Cinema Comedy. So what is your reality intention which brings the real let me say like the real opportunity just to bring in which should show the people generally? So agataho nashaka kumva nyine, so what your aim? Just to show the Rwandan people that you are going ahead with Champion Sons Cinema Comedy, right? Yeah. So watubwira noneho mu ncamake in brief uko bimeze n'ukuntu mubona ese ni gute mwazamura Champion Sons nka group cyangwa se nka cinema nyarwanda irimo irazamuka. Mbona abantu bose baba bashamadukiye bishimiye. Wow, we narabonye subscribe barazitera kabisa n'ama like, ariko nanone mugomba gukora cyane natwe tukareba yuko mu musaruro nyuma y'igihe gito kandi ibintu bikagenda neza. Okay, turakoze cyane. So nagira ngo nyine ubwira abanyarwanda ese mushishikarije iki abanyarwanda cyane cyane ko iyi company yanyu mbona irimo irazamuka cyane. Ese urabona yuko nka nyuma y'igihe runaka muzaba mugeze he? Kuko ndimo ndabona cyane cyane ko dukunzwe cyane kandi ibintu biri kuvugwa ni ikintu mbese gifite imbaraga cyane, kuko byo ibikorwa nibyo actually byigaragaza. So najya mutubwire ese mwebwe mubibona gute nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri aho mwaba mugeze bimeze bite? Agiye wibwira abanyarwanda amazina yawe, umuri mukora mu Champion Sons Cinema Comedy, right? So ubabwire buri kamwe kose bakumve nk'umusore mwiza cyane mushyashya kandi batazi. Ubakubita ubite. Ntabwo navuga byinshi cyane, ni nkuko mfite byinshi byo kuvuga, ako icyo najya mubwire, twebwe turi babucura muri sinema, nibwo tukivuka nibwo tugitangira, ariko icyo tubona dufite hazaza. Hari aho turimo tureba nkuko Imana yasezeranyije Abisirayeli kubageza Kanani, natwe ari Kanani turimo turabona imbere yacu. Nizingiye mu magambo menshi, amazina yanjye abenshi bazi kuri mudugudu wananiranye, mudugudu ukunda abagore. Ariko nyine nagasirino urumva iyo ukina filime baguye izina, ariko mu buzima busanzwe amazina yanjye nitwa Uwimana Asumani, hakazaho ikindi original aka Papa Mandevu. So Asumani cyangwa se mo kimwe mudugudu, ese wowe yubonye ukuntu ibintu byaciye hano hanze, mwaciye ibintu hanze kuri iyi sinema nyarwanda nkuko murimo murakura, ubona ari iyo ntumbero mufite, which your aim exactly, which should just rule this company as Champion Sons Cinema Comedy, right? Yeah. Nibyo nakubwiraga,
twebwe turi batoya muri sinema nibwo tukivuka ndakeka benshi bazi ko tumaze igihe gito ariko tumaze igihe kinini nuko covid yatwitambitsemo iduteza ikibazo natwe tuba twarageze kure ariko kubera ko ingaruka za covid zaje buri munyarwanda wese zamugezeho twebwe intumbero dufite niyo kwigisha abanyarwanda tugakina ubuzima buri ubuzima bufatika uko twe dukina ibintu biba mu buzima busanzwe uko urabona nko muri iyi minsi hari filime turimo gukina bita Imburagihana. Imburagihana ni ubuzima busanzwe kugira umubyeyi anywa inzoga atabasha kugira icyo yamarira umwana we abana ugasanga umwana nawe yishoye mu bintu by'ubusambanyi yagiye muri bashugamami urabona twe tugerageza gukurura bwa buzima abantu bakeneye kandi bwa buri kanya tubamo n'abandi babamo sibyo niyo mpamvu intumbero dufite cyane cyane nicyo yarumbajije ni nacyo nagarukaho hari icyo tubona imbere yacu ni ahazaza nicyo twakomeza dusaba abanyarwanda ni ukudushyigikira kuko burya iyo umuntu afite inyigisho nzima nk'uko duhora twumva ikinamico kuri radiyo zacu banjye no mu rugo ngira akaradiyo nkunda ikinamico ko hari ikinamico gicamo kikagira inyigisho rero natwe Chaplin Sun icyo twazanye binasobanura urubyaro rwa Sharira ducishamo tugasetsa abantu tugacishamo tugakina na filime kugira ngo buri wese abe umusaza abe umwana azisangemo ku buryo atazajya ngo buri wese twamusize. Asmani urakoze cyane se ntaguciye mu ijambo ubona nko kuba wareba cyangwa se wakumva inkinamico cyangwa ukaba wakurikiranira ibyo biganiro kuri Radio Rwanda cyangwa RBA ese ubona yuko ushaka kubisanisha n'uburyo ukinamo wakitinga ku buryo byatanga wenda nk'igisubizo cyiza ku banyarwanda barimo baratwumva kano wowe wivunika twebwe ntago dushaka kwigana abandi twe turi umwihariko twe tuzakina ibyacu niba ari njye Asumani sinshaka gukina n'umukinnyi runaka wakitinga mu buryo bwe no njye ndashaka kuba umwihariko wanjye si wena nubwo abandi bavuga ati turabona ukina nk'uyu n'uyu twe twavuze ngo gute Chaplin Sun buri mukinnyi wacu buri wese ataba afite umwihariko we ko burya buri muntu wese agira impano ye ntago impano yuri yanyuzemo ariyo nzanyuramo niyo mpamvu rero nibyo message iratambuka mu byo twumva mu kinamico no mu byo natwe dukina message iratambuka uko twe turimo kwibanda ku rubyiruko aka kanya rurihe niyo mpamvu na filime yacu yitwa Imburagihana usanga twibanda ku rubyiruko ku byo ruhura narwo urubyiruko ruhura n'abagore bakuze batitaye ku ndwara zabo ahubwo bakavuga ati nta kintu ufite nta bushobozi ugasanga umuntu agufatiranye kubwo kubura ubushobozi ni nk'uko umuntu yagusanga ananiwe kwigurira baga akayiguha yamara kuyiguha ko namaze kuyirya akagukoresha icyo ushaka rero twebwe icyo twanziye nka Chaplin Sun twaravuze ati ese ni gute twahindura abantu rwa rubyiruko rumeze nk'urwiroshye mu biyobyabwenge urubyiruko rwiroshye mu busambanyi tukaruhindura rukaba urubyiruko ruzima rega isa nubwo bavuga ngo urubyiruko rurakennye ngiye simbyemeranya nabo nidukora tuziteza imbere dore uko n'igihugu cyacu ari byo kidusaba sibyo bidushishikariza igihugu cyacu kiratubwira ati dukore nitukora tuzabona income zizaza ariko se wowe uzabaho wirirwa muri gym uri umusore utegereze ngo kuzategereza abo bagore bafite amafaranga kandi nawe wayakorera sibyo rero niyo mpamvu rero twe twahisemo kwikinira filime tukavuga ati nubwo wenda njye no mu buzima busanzwe ngira icyo nkora ntago ndi umushomeri ntago imba ndombereje kuri Chaplin Sun no birambikora mbikunda ni ibintu bindimo kuba wenda urabona abantu twese ntago twaba bahanze ngo tutanga ubutumwa turirimbye twe twahisemo gutanga message twikinira filime dukina comedy kugira ngo twigishwe na rwa rubyiruko rumeze nk'urugiye kugira iki rugiye kuruhama ruvemo sibyo urakoze umeze nka wa muntu uvuga ati we are flying cyangwa se mo kimwe ngo so we are leaving the country so okay nachozo I think you shall also proceed our actions until abroad or outside the countries
ariko hagati aho ngaho nagira ngo noneho ndebe Esther nawe yagira ikintu yatubwiraho ku bijyanye na Chaplin Sons Cinema Comedy aho bigeze aha ngaha kubera yuko koko irakunzwe cyane n'abanyarwanda kandi mu by'ukuri much respect kuri Chaplin Sons Cinema Comedy. Ya murakoze cyane. umugore wa mudugudu. Ya niko nyina niyorore nyine. Yes. Rero icyo nasaba abanyarwanda n'abari hirya yabo nuko bakomeza kudushyigikira bakora subscribe bakora na share na like turabakunda cyane. Wow. Esther ati hasta la vista arabakunda cyane abanyarwanda mwese muri rusange. Ladies and gentlemen, nagahoraho, this is your holy boy Veve Castillo aka Batman forever and ever. So numvaga bihagije tukagira ngo tubakore surprise turebe abandi bakinnyi muri bamwe ba Chaplin Sons Cinema Comedy turebe nabo ko hari ikintu byibuze nabo batangariza abanyarwanda cyane cyane nk'abakunzi babo. Tuvuga tuti Chaplin Sons, wow.